Iyi si ni ishuri, umwarimu akaba ubuzima, aho umwarimu atandukanira n'abandi barimu basanzwe ni uko umwarimu w'ubuzima ari we wenyine utanga ikizamini, amasomo akaza nyuma, mu gihe abandi barimu basanzwe batanga amasomo, ibizamini bikaza nyuma. Kuba waratsinzwe rero ikizamini cya mwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cya mwarimu w'ubuzima, cyane ko ikizamini cya mwarimu usanzwe ari isuzuma ry'uko wibuka ibyo wakwigishije, ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Ntabo muzi se babaga ba mbere mu mashuri asanzwe, ariko baza mu ishuri ry'isi aho mwarimu ari ubuzima bikaba byarabacanze byarabananiye. Abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri, ariko baza mu ishuri ry'isi bakaba barabishoboye bagakoresha abandi babaga ba mbere. Tekereza ko umunyeshuri wize amashuri menshi y'ubuzima, iyo atabarutse ari we bagereranya nk'inzu y'ibitabo ihiye. Umusaza atabarutse ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Rimwe rero muri aya masomo niyo mbazanira kuri uyu munsi, twahari isomo ry'umunsi. Inkuru y'umuhinzi w'umunyabwenge, igice cya mbere. Umugabo umwe yari umukire, yashatse abakozi bo kumukorera mu murima, ariko uwo mugabo akaba yarakoraga akazi ka kure, maze ashaka abakozi bo kumuhingira mu murima wiwe. Icyo gihe hari abagabo 10 bakoraga ako kazi, kandi mu by'ukuri bari bagakeneye cyane kuko inzara yari yarateye mu gihugu cyabo. Kuko kubona abo bagabo baha ako kazi n'aho kuba ndetse n'ibyo kurya, yarabahamagaye ngo baganire, abaha amabwiriza agomba gukurikizwa mu gihe bari mu kazi. Yarababwiye ati, dore simpari, murasabwa kujya mukora nk'abikorera kandi mumpingira umurimo wanjye neza kandi vuba. Ibyo kurya birahari ndetse n'aho kuba ngaha hariya, muzampingire neza, nzabahemba n'ingaruka mvuye ku kazi, kandi muzirinde intonganya hagati yanyu. Icyo muzabura muzambwire nzakibaha. Muri abo bagabo hari harimo umugabo wari umukene kurusha abandi, gusa we yari afite umutima wo gukora neza ibyo yagombaga gukora mu buzima bwe. Nibwo uwo mukire agiye ku kazi, asiga akazi gatangiye. Hashize icyumweru araza ajya kubaza abo bagabo uko akazi kameze, asanga y'abagabo 9. Si umugabo wa 9 yagiye he, byagenze gute kugira ngo uyu muntu aba adahari? Reka tugaruke twumve ibyo uyu mugabo udahari. Bosi yabajije abo bagabo aho undi yagiye, kandi niba hari ikibazo yagize. Baramusubiza bati, ntabwo tuzi aho yagiye, ndetse baranamubwira bati nta nubwo ajya yihuza natwe, atariko nta kibazo afite. Nuko uwo mugabo arabashimira asubirayo, gusa yagiye yibaza impamvu umugabo wasaga nk'aho ari umukene ari we utari mu rugo. Biramushobera, ataha ababaye. Nuko wa mugabo w'umukene atashye, babandi yasize mu rugo bamubaza aho yari yagiye. Arababwira ati, ntimugire ikibazo, nari ndimo kuruhukira ahantu hari akayaga kuko nari naniwe cyane. Baramubwiye bati, wa mugabo we rero, ubanza utazi ko uri umukene, kandi ubukene ufite ntabwo wakabaye uhinga unogereza cyane, ukuramo urugwiri, ureshyeshya ubutaka ngo bumere neza. Uzavunika, kandi wowe ushobora kuzava hano waramugaye kubera gukora ibidakenewe. Baramubwiye bati, ese umunsi bosi yaje agasanga urimo guhinga kuriya tugusiga inyuma mu murima, aho azaguhemba? Umusaza yariyumviriye, arabasubiza ati, reka tuze twumve uko uyu musaza yashubije aba bagabo. Umusaza yarabashubije ati, bagabo nshuti zanjye, ntabwo muzi ko twasezeraniye bosi ko tuzamukorera neza, ko ntacyo tuzabura, ibyo kurya akabiduha ndetse n'aho kuba akahaduha?
nta mpamvu n'imwe rero yatuma mukorera nabi, kandi nta kintu namuburanye, kandi ni naryo sezerano twamusezeraniye. Ntacyo bintwaye rero kumukorera uko abishaka, kandi nizeye ko bizagenda neza, naho navunika bingana iki ntabwo nzateshuka ku isezerano natanze. Umugabo baramusetse cyane ndetse batangira no kumwanga kubera ko yatumaga batarangiza guhinga vuba ngo bahembwe. Nyamara we ntacyo byamutwaye, akomeje gukora nk'uko bisanzwe. Iminsi yarashize bahinga, wa mugabo akomeza kubikora nk'uko asanzwe abigenze, akajya ahingana nabo ariko agasubira inyuma gutunganya aho basibye, agahinga akavanamo urugwiri, akava mu murima ananiwe cyane. Icyumweru cyarasize wa mubosi araza asanga noneho wa mugabo ari kumwe n'abandi mu rugo, ariko bosi yareba uwo musaza akamwitegereza akabona ananiwe cyane kandi ameze nk'umuntu ufite agahinda. Bosi yatekereje ikintu yakora ngo amenye uburyo aba bakozi be bamukorera, ndetse ngo amenye impamvu uyu musaza usa n'umukene muri aba bakozi be we ahora ananiwe kandi asa n'ufite agahinda. Twumve ikintu umubosi yakoze kugira ngo amenye neza ibyakorerwaga mu murima we, amenye neza ndetse n'ikintu cyatumaga uyu musaza ahora ananiwe kandi afite agahinda. Reka tubyumve. Yaragiye aratekereza icyo yakora kugira ngo amenye amakuru, arashoberwa, yigira inama yo kugura kamera, arayigura, maze ashyira ahantu heza neza hagaragara aho abahinzi barimo bahingira, ariko nta muntu n'umwe wari kubasha kubona ibyo yakoze. Iminsi yarashize abahinzi bakomeza guhinga, wa mugabo nawe akomeza gukora nk'uko bisanzwe, ariko yari yaravunaguritse, yarananutse bikabije, gusa ntiyigeze acika intege kuko yari yizeye ko umuryango we yasize inyuma uzamera neza namara guhembwa ibihembo bye. Nuko icyumweru cyenda kurangira kandi n'umurimo wenda gushira, batangira kujya bamutuka, bakamubwira bati urimo gutuma tutarangiza guhinga umurima vuba. Ariko umusaza akababwira ati uko byamera kose uyu murimo uzarangira, kandi uzarangira uhinze neza nk'uko bose abishaka. Igihe cyo guhembwa cyegereje, umusaza akajya asubira mu murima guhinga neza aho babandi 9 bahinze nabi basiba, akahagira neza. Umunsi wo guhembwa uragera. Reke tuze mu kanya gatoya twumve ukuntu uyu munsi wo guhembwa wagenze. Bosi yarabahamagaye ati bakozi banjye muze hano. Arababwira ati iki ni cyo gihe cyo guhembwa. Ibihembo mwakoreye igihe kitari gito, mwakoze uko mushoboye kandi ndabashimiye. Umuhate wanyu mwagaragaje muzawuhorane. Uzi icyo bosi yakoze? Reka nze gatoya. Bosi yarababwiye ati mugende mwitegure, ejo mu gitondo ndabaha ibihembo byanyu kandi ndabashimiye cyane. Bosi yaragiye afata ya kamera arayimanura aho yari yarayishyize, afungura video ngo arebe uko abahinzi bamuhingiye umurima we.
ndetse areba uburyo bakoranaga igihe bahingaga. Yarebye uko byagenze, yarumiwe arashoberwa, agahinda karamwica. Byagenze bite rero? Kora subscribe, like and share, ndetse ntiwibagirwa na comment kugira ngo tukugezeho igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Kandi tubibutsa yuko uyu ari umwanya tuba twarahariye isomo ry'umunsi. Tubasabwa kuzajya tuwukurikirana kugira ngo tugezweho inama dukwiriye kugenderamo muri iki gihe turi muri iyi si. Kuko iyi si, umuhanzi umwe yaravuze ati isi ntisakaye, undi aravuga ati takaza ubuzima twiruka ku by'isi kugira ngo tubibone, ariko iyo tumaze kubibona turongera tukabitakaza twirukanka ku buzima kugira ngo nabwo tubugarure. Iyo mikino rero yo muri iyi si niyo twiberamo gusa, ariko ukurikiye inama z'umunsi abasha kumva ibyagiye biranga bimwe mu mateka kugira ngo nawe yisubireho. Ariko icyiza ni uko washaka ubuzima kurusha uko washaka iby'isi, kuko iby'isi birashira kandi bikagenda buheriheri, ariko ushaka ubuzima azabaho yishimye kandi atunganye. Isomo ry'umunsi ni aho ngaho inkuru irangiriye. Turaje tubahe igice cya kabiri cyayo.